aza kuba ikintu kidasanzwe. Hari ikintu kidasanzwe babatuma ngo bataye igitaraganya, kandi barangije babahereza iminsi. Barababwira bati iminsi 3 turabashaka kuba mwagarutse, kuko hari aho twenda kubohereza, mwenda kujya gukora ahandi hadasanzwe harutaho ngaho. Tuvuge ngo amen. Kare mutuye ndikumva Uwiteka ari kumbwira ngo mubana Imana zamuriye izina, mubana Imana zamuriye izina, mutoye mubana Imana zamuriye izina. Imana kuzamuriye izina. Yewe kumana biracyashoboka, yewe kumana biracyashoboka, yewe kumana biracyashoboka. Yo kwa muganga bananiwe, haleluya haleluya. Mana kandi nongeye kugushimira, izina ryawe nirishimwe, wakoze imirimo n'ibitangazo bana natwe. Izina ryawe niryubahwe. Girira neza umugaragu wawe, komeza kumuha umugisha, ratuganirije ijambo ryawe, kandi mwamudukunda turacyakomeje mu ijambo ryawe. Kwamaze tugirire neza, turendesha imbaraga no gukomera, utware bwawe n'ubuno bwawe. Data bikora imirimo n'ibitangaza, kugira ngo izina ryawe rishimwe, kuko uri Imana isumba byose. Ngaho bana natwe, Mwuka wawe wera agumane natwe, ijambo ryawe rizima rikomeze ribe muri twe, kugira ngo izina ryawe rishimwe, kuko uri Imana y'inyembaraga. Ngadufashe muri byose, turinda muri byose. Data batwose mwamoraho, kwamaze tubere Imana, kwamaze tubere umuco. Mwuka wawe wera akwamaze tugote turaha hantu. Ngaturengere muri byose ni mu izina rya Yesu, amen. Nzamutse umusozi wenda ruha, bambwiye ko azaza wenda ruhuka. Nzamutse umusozi wenda ruha, bambwiye ko azaza wenda ruhuka. Nzamutse y'amadeni ndaruha, bambwiye ko azaza wenda ruhuka. Nzamutse bwa burwayi naniwe, bambwiye ko azaza wenda ruhuka. Nzamutse y'amagambo ndaruha, bambwiye ko azaza wenda ruhuka. Nzamutse bwa burwayi naniwe, bambwiye ko azaza wenda ruhuka. Mana ishimwe cyane, ndikumva Imana yatugendereye, ndikumva Imana yatugendereye. Mwebwe abandeze amatwi, ndikumva Imana yatugendereye. Mana ishimwe cyane, Mana ishimwe cyane, Mana ihabwe cyubahiro. Cya kibazo wari ufite, Imana igwanaguye amarira, Imana igwanaguye amarira. Haleluya, amen, haleluya, haleluya. Reka turebe ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana reka turirebe. Bana Imana kandi inshuti za Yesu, turebe ijambo ry'Imana hano muri Zaburi, Zaburi ya 9 ku murongo waho wa 10. Reka dusome mu izina rya Yesu. Hano hari umuyaga mwinshi cyane, kurambura urupapuro rumwe ngeshanu zikagendera icyarimwe. Ariko turi kuri Zaburi ya 9 ku murongo waho wa 10. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haratubwira ngo kandi Uwiteka azabera abahatwa igihome kirekire kibakingira, igihome kirekire kibakingira mu bihe by'amakuba. Abazi izina ryawe bazakwerengera, kuko ari wowe Uwiteka utareka abagushaka. Mwakire ijambo ry'Imana. Mana ishimwe cyane. Hari umusore umwe
yo musore yari umushomeri. Vuga ngo yari umushomeri. Ariko yari ari n'umurokore. Yarasengaga. Vuga ngo yarasengaga. Ariko yari umushomeri. Yajyaga kwaka akazi akakabura. Nawe yakabonye bakamwirukana. Umusore aravuga ngo aha ndabona ibintu byakomeye. Aha ndabona ibintu byabaye danje. Vuga ngo ni danje. Musore ayoboka kuba umunoza. Harya abantu bikorera imizigo y'abantu babita baki? Umukarani. Akajya yikorera imizigo y'abavuye guhaha. Akajya bagereza mu rugo. Yabona uvuye guhaha ati bose ndagufasha. Yamukondera akamwemerera akamukubita igiceri cy'ijana. Yamamesha akamuha desa. Musore avuga ngo koko Mana ko nagusenze ko nagendanye nawe ubu buzima nzabuvamo gihe ki. Nshuti z'Imana kandi nshuti za Yesu, umubwiriza namusomye arambwira ngo igihe n'igihe cyacu. Hara mu gice cya gatatu burya hari igihe cyo kubyina, hari n'igihe cyo kutabyina. Hari igihe cyo kurya n'igihe cyo kuburara. Hari igihe cyo kwambara n'igihe cyo kwambara ubusa. Hari igihe cyo gushomera, hari n'igihe cyo gukira. Mana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Mana twegere kandi tindane natwe. Umusore bamwobwa buzima ariko igitondo cye cyo gutabarwa. Vuga ngo igitondo cye cyo gutabarwa. Bazungu babashe guhaha. Bamaze guhaha bajya guhera muri mwe isoko. Uwacuruzaga ntabwo yaraze ururimi rwabo. Bashaka kubahuza birananirana. Ariko wa muhungu we yarase ku rurimi. Nubwo yari yarashomereye, nubwo yari yakubiswa n'imisi. Nshuti z'Imana kandi nshuti za Yesu, ntabwo nze mese ere kugukubita muri iyi misi. Ntabwo nze mese ere kugukubita muri iyi misi. Kimwe cyonse kandi nitayeho nuko iyo misi yawe Imana irayizi. Haleluya. Iyo misi yawe Imana irayizi David. Kerero iyo misi Imana irayizi. Nane moto iyo misi Imana irayizi. Kandi umunyarwanda cy'umugana avuga ngo imisi bamyinshi igahimwa n'umwe. Mana twegere kandi tindane natwe. Wa musore arabumva we yararerekereje ngo bamwehera akazi yikorere imizigo bari bashaka guhaha. Ibintu biranga. Ariko yegera uwari kugurisha arambwira ati ariko hari icyo nabafasha. Ati sinone wadufasha. Ati bano bantu bari gucesha ngo ziriya bote nangahe. Bakongera bagacesha ngo ziriya sorori nangahe. Bakongera bagacesha kiriya ati none yiriya jerekani nangahe. Ati none wanyemerera ngabahuza. Atahoko watinze aba yegereye no ku bazungu. Haleluya. Abaratangiye ati hayi hayi. Nabo mbabajyanye muri systeme y'iwabo. Yesu ashimwe cyane. Nabo bati hayi. Mana ishimwe cyane. Abaratangiye araboriyanta ku mukiriya aho bari bagiye kugura. Arabahuza barakomenekana. Ibintu biba byiza cyane. Baravuga ati noneho ubwo rero waduhuje dukeneye no gutanga akazi. None watubabarira ukagendana natwe naho turi kujya ko tutahazi neza ukatuyobora. Muhungu ati rwose ndabemerera nta kibazo bitwaye. Yesu ashimwe cyane. Bamukubita mu modoka baramujyana. Bageze mu modoka itoshobora kugenda abikorera ya mizigo. Bageze aho bari bucombeke atura bya bintu bari bahashye. Abashatse gutaha baramubwira ati hoya buretse bundi turi hano tuzakenera umukozi. None watwemerera ukabana natwe tukaguha akazi. Atubone naje mu uyu mujyi nicyo naje gushaka. Tuvuge ngo amen. Haleluya. Mana semwe cyane. Musore rega abasinye kontara. Amaze gusinya kontara bamuhereza akazi. Ariko barangije
bakore n'amasezerano barambubira batumva rero tugendane hano utubona tuzahamara imyaka 3 ibyo turi kuhakora bizaba birangiye dusobere wacu none sinya kontara y'imyaka 3 nokora neza kandi tuzagufata neza kugira ngo amen kugira ngo amen ariko n'abazungu ko dukoresha uzajya udutekera ibyo kurya ujye kuduhahira uzajya utare pasi myenda yacu barumvikana ariko barangije baramubwira ngo icyo uzangiza myebe bintu uzakiriha tuzakigukata mu mushahara wawe. Haleluya ariko haleluya musore nda kibazo musore atangire arakora tariki 28 ngaho zakageze ariko baremese bere ngo ahembwe mu gihe ari guteka icyayi teremusi aho bukayikubita hasi ibiramenetse imenetse bakoze fagitire basanga zahembwa amafaranga 3,000 gusa ariko arihangana. Haleluya haleluya bareba mu mushahara we bakuyemo teremusi basanga sigaranya 3 gusa David ariko arihangana abango ndacu nebe 3 nabibonaga ndushye kandi negaburiye ariko ubwo ndane ngabande kurya kandi nkawe ndaco bitwaje musore arendereya arakora kwasi kwa mbere yinjira mu kwa kabiri agaza mu matariki 10, 15, 20 ari kweshema kibintu bimasa neza mu gihe ari gutare pase abatwitse ikoti maze gutwece ikoti abazongo bashe barababara cyane tire no koti ryaraduhenze twariguze amafaranga menshi cyane ati n'umushahara tuzaguhemba menshi gihe cyose uzakorana natwe ndaho byavamo none biragenda gute musore tubone naje gukora kwihangana bitera kunesha. Haleluya kwihangana bitera ndabwo nzi bigerageza uri kunyuramo muri iyi misi ndabwo nzi bigerageza uri kunyuramo muri iyi misi ecyo sabwa ni kimwe no kimana shaka ko wakwihangana kandi buri abana b'Imana. Haleluya ukugeragezwa cyane ni nakuzabona ibisubizo cyane mane habe cyubahiro koko burya ikosi yasunyuramo okweremereye okwekarishani nako nawe ubingazi yo bagutoje buke omenya bike mana ni habwe cyo no mbamvu Imana yacu dukorera ndabwirira abajeyi niyo mbamvu rimwe na rimwe tunyura hakomeye nuko nate tuzaba abantu bakomeye. Mana ni habwe cyubahiro nuko tuzaba abantu bakomeye. Musore arangije yandika urupapuro bati ngenda kibazo nzajya ngora muri gukatura ngware muri gukatura ku mushahara Imana nebeshema nzasoza ideni ryanyu ariko ndano ngomba kujya nishimiye kubakorera. Musore arakora kandi akazi ke agakora neza aragatunganya byo musabye gukora arikora neza. Noneho imyaka 2 n'igice shize hasi amezi 6 ngo bazungu basuza kuba ikintu kidasanzwe habe ikintu kidasanzwe babatuma ngo bataye gitaraganya kandi barangije babahereza imisi barababwira bati imisi 3 turabashaka kuba mwagarutse kuko haraho twenda kubohereza mwenda kujya gukora handi hadasanzwe harutaho ngaho tuvuge ngo amen. Babazungu kandi barababwira bati no mufite mubyihorere mujye ku kibuga cy'indege mubereyeho uretse imyambaro mwambaye ebende muzabisanga mu ndege zaza kubafata tuvuge ngo amen. Babazungu barareba batariko uyu muhungu twakuranye neza Aroni yari kudutoroka ariko ndabwo yadutorotse yagaze neza mu nshingano se hagarira neza mu kazi none ubwo baduhaye amasangwa ne tuyarenze imodoka turayitwara gute Yesu ashimwe cyane iyi myenda turayitwara gute amafaranga dufite kuri konti turajya kubera tuyira ryari Yesu ashimwe cyane barangije hamwe tumbare tugendane
twarakubonye warihanganye wihanganira ibyakugerageje, none uhereye none ubundi warize ati nizeho gato bitewe n'ubukene, amashuri ndayacikiza, ati vana rero ikintu tugiye kugukorera cy'agashimo nuko tugiye kukurihira, tugiye kukurihira, tugiye kukurihira. Haleluya. Ugenda wiga urangize, ako kanya bamukatira sheke y'amafaranga, baramubwira ngo warushigaje kwiga, igihe cyose uzakoresha mu kwiga uzakoresha ano mafaranga. Kandi ikindi dore ngiye kontaki iyo modoka, ino modoka ni iyawe, uzongera kugenda n'amaguru. Mana ishimwe cyane. Kandi ikindi cya gatatu, yeno myenda yose dufite hano, nebe byose, amafirigo, bitanda, amamatera, niki n'ibyawe. Kandi cyanyuma y'ino nzu yari yacu, twari twarayiguze, nayo uyitware. Musore arangije arabaherekeza, abageza ku kibuga cy'indege, bamuhaye buri kimwe cyose. Mana ishimwe cyane. Haleluya. Ndagira ngo mbwire abantu bandeze amatwi, ubutabazi bwawe aho bukeka siho Imana izabonyuza, aho buteganya siho Imana izabonyuza, kuko inzira z'Imana ni nyinshi. Mana ishimwe cyane, Mana ihabwe icyubahiro. Bane Imana kandi inshuti zawe, uriya musore inzira zizanyuze hariya aratabarwa, ubuzima burakomeza. Somera rya jambo ry'Imana twasomye, Zaburi ya 9 ku murongo wa 10 na 11. Somera dusoze, Mana begere kandi kindane namwe. Zaburi ni 9 ku murongo wa 10 na 11. Somera umurongo wa 10 uravuze ngo amen, amen. abazi soma neza. umurongo wa 10 uravuze ngo okay, kadusome. Amen. Kandi Uwiteka azababera igihome, azababera igihome kirekire kibacengera, ngo ni igihome kirekire kibacengera mu bihe by'amakuba. 11. Yego 11. Abanzi izina, abazi izina ryawe Mana bazakwiringira, kuko wowe Uwiteka utareka bagushaka. Mana ishimwe cyane, nawe Uwiteka ntabwo azakureka. Mana nihabwe icyubahiro. Cyane ndagwiteka azakureka, ndagwiteka azakureka. Nshuti yanjye ndagwiteka azakureka, ndagwiteka azakureka. Moto ndagwiteka azakureka. Bashake bavuge magambo ashaka zamuke, bashake bakwange, bashake baharabike, ariko ndagwiteka azakureka. Mana nihabwe icyubahiro, Mana nishyirwa hejuru. Igihome mu yandi magambo, igihome ni ahantu hazitiye. Igihome twagereranya na gereza, ahantu bafungera imfungwa. Ariko nshuti z'Imana kandi nshuti za Yesu, hari ibibazo byagufunze. Bura waruzi neza ko umuntu aba mu bibazo, aba mu bigeragezo, agatinya no kunyura mu nzira nziza, agatinya no kunyura ahantu hagaragara, agatinya no kujya mu bukwe bitewe n'ibihe. Tuvuge ngo amen. Ibihe bikagufunga, ibihe bigatekaho wicara, ibihe bikakubuza kugira abandi uhura nabo. Ngariko Uwiteka ntabwo asigara atererana abantu bamwegereye. Mana ishimwe cyane bana b'Imana. Haleluya, haleluya. Mureke tujye kugera hano dushemere Mana. Haleluya. Yagiye ikora imirimo n'ibitanga, buryo bayo Uwiteka areba aho tuvuka. Mutu yo bareba aho tuvuka, ntabwo uyu musore tumukozi w'Imana, ariko turashimira Imana. Kare mutuye ndikumva Uwiteka ari kumbwira ngo mubana Imana zamuri izina.
mu bantu Imana izamureye izina, mutoye mu bantu Imana izamureye izina, Imana kuzamureye izina. Hari abantu bagera muri babiri batatu bari kukwegaho, ariko bari kukwegaho mu bintu byiza. babiri batatu. Haleluya. Mana ishimwe cyane, Mana ishimwe cyane. Bano bantu bari kukwegaho bazagutongoza ikintu nawe utongorwe, nawe utangare. Haleluya gafashe. Ariko mbwira ngo azaduhembera hadusa, azaduhembera hazadusa. Bamumana neza, ube mu murimo w'Imana neza. Mana ishimwe cyane. Ndikona wambaye amakositime uyasimburana, uyasimburana, uyasimburana. Kwa semenge ya bombe 200 kuzamura, nabona wambaye ingwato uzesemburana. Izo afite zashaje. Imana irakwibutse, Imana irakwibutse. Kandi ebe birasha vuba byihuse, ebe birasha vuba byihuse. Mana ishimwe cyane, Mana ihabwe icyubahiro, Mana igwana kuyamarira. Hari amarira Imana yaguye ihanaguye ku maso yawe. Ndagushimye papa. Hari amarira Imana yahanaguye ku maso yawe. Wela dratosa kontaneme. Kandi kendi yerukanye umwuka w'ubusazi ku buzima bwawe. Yesu we ushimye. Yerukanye umwuka w'ubusazi ku buzima bwawe. Mana urakoze we. Yerukanye umwuka w'ubusazi. Here ya none kere bisase mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Ndagushimye. Ayiwe cyubahiro ni cyawe. Hoka bisase turawamaganya mu izina rya Yesu. Mana we. Baho. Ndagushimye naho wanguziso. Rimwe na rimwe aregiye uva mu rugo ugiye ahantu. Ayiwe wabibonye. Ukayoba inzira. Muno mudamu ngawe. Enzero ukayoba ukisanga ahantu utakekaga. Ukisanga ahantu utatekerezaga. Ukongera ukayoboza inzira. Aho seza amafaranga 1000 ndi wongere kuhebuka. Imana ibanye nawe, Imana ibonye isengesho ryawe, kora uyo musaraba. Imana iragurutse itatanije ababisha bawe, itatanije abanzi bawe. Mana ishimwe cyane, la lazaneme dagradotaya. Mana ihagararanye nawe, Mana ihagarara uwo mwuka w'ibisazi, umwuka w'ubusazi. Mana irayirukanye mu izina rya Yesu. Here none baho, here none baho, here none baho. Koko ugiye kuba mu migambi y'Imana, ugiye kuba mu bushake bw'Imana. Kandi isengero kwezi kwa 3 no kwezi kwa 4 no kwezi kwa 4 hari abazungu wenda kuza kugusura. Umushuti yanjye Mana ibanye nawe cyane. Hari ibyo yubatse ku buzima bwawe, hari ibyo yubatse ku buzima bwawe. Rimwe na rimwe wagerageze gushakisha ariko bigaca mu myanya y'indoke, ariko n'ibiganza Uwiteka abihaye kwakira. Akira mu izina rya Yesu Kristo, akira mu izina rya Yesu Kristo. Mana ishimwe cyane, Mana ibanye nawe, Mana ibanye nawe. Mana igiye kugwa kubyibuha, ubyibuhe. Mana igiye kusherebera wawe, urya uhage. Begiye kwasemburana iwe amarembo agiye gufunguka. Mana urakoze. Hagiye kwinjira y'abantu badasanzwe. Kumana biracyashoboka, yewe kumana biracyashoboka, yewe kumana biracyashoboka, yewe kumana biracyashoboka. Ho kwa muganga bananiwe, ho mu muryango bananiwe, ho mu rukiko bananiwe, yewe kumana biracyashoboka, yewe kumana biracyashoboka, yewe kumana biracyashoboka.
yewe kumana biracyashoboka shote simana kandi shote zaso njangonda Dawidi mu ijambo rya muri Zaburi ya 23 yaravuze ngo wowe takaniwe mu ngeri wanje ntabwo nzakena azandyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Mana ishimwe cyane. David ndaho uzakena kandi witeka ari kumwira ngo 2025 witeka ari cyakoze akwaze bifatika ku buzima bwawe, akoze bifatika ku buzima bwawe. Mu miryango bazi ko David ndacyazimari ariko ku Mana ko biracyashoboka. Chere bazi ko ndakigenda ariko ku Mana biracyashoboka. Bazi ko tazegesha ba, bazi ko tazuba, bazi ko tazashobora gufata ya myugarwa. Ku Mana biracyashoboka, ku Mana biracyashoboka. Bagabo ku Mana biracyashoboka, babyeyi ku Mana biracyashoboka, yewe ku Mana biracyashoboka, ku Mana biracyashoboka. Abari bazi kutazabyara ndatangariza wowe maze imyaka ushaka wifuza urubyaro, ku Mana biracyashoboka. Edeni irakuzengereje uri kurara ugaramye. Kuri David yamye abagaba muri hano bonde hari systeme zigera muri ebyiri umugabo aryamira mu byakomeye. Amen amen. Umugabo waryamye agaramye ubundi akobama ibindi azagera bari danje, ibindi azagera bari hatari. Hari abantu bari kurara bubamye kubama bikanga bakagarama bitewe n'ideni, ariko ndabaha amakuru. Imana irabatabasha, Imana irabatabasha. Ndabaha amakuru ndababwira ko ku Mana bigishoboka. Muryango bananiwe ku Mana biracyashoboka, mu miryango bananiwe ku Mana biracyashoboka. Hari akantu kanshimisha mu minsi yatambutse mwabagabo mwe, reka mbaye story. Amen amen. Kambaye story. Umudamu yarakasazi wanje abana irafite abana babiri, umwe yari undi yari uwo muturanye, barwaye barembye. Vuga ngo barembye, vuga ngo barembye. Mudamu azari kuri ati pastor fasha dusenge Imana, bintu byakomeye. Cyakora uwo muturanye wari kwihangana ariko wanje wapi? None se byagenze gute? Uwo muturanye ari kwihangana ariko njye wanje na naka kanya bomba magara bambira ko birangiye. None nyingingira Imana tari mu bitarararembye bamuse muri urgence ariko mwuka nawo kandi wanyuma by'ibintu byakomeye. Haleluya. Abaganga nibo bangiye tumva rero ye madamu vose nye hano mwana wa turabona ibintu biri kwihinduriza, turi gukora imibare tukabona ibintu ari wapi. None nje guhungira ku Mana. Haleluya. Shana kubise sengesho, kubite sengesho, nerekeza ku bitaro, sengera umwana, sengera abaganga Imana baho ubwenge bashakashake mu bushobozi bwabo. Yahageze nga saa mbere saa nijoro. Haleluya. Saa mbere saa nijoro bwakiya mu gitondo na none saa mbere wa mubyeyi numva aramamagaye, afite telefone aramamagara ati pase waramutse, ati sibya wa mwana bitane watacana mu ndekerezo ati yambwira se ngo byarangiye. Yesu Kristo arabikoze nuko ati n'abaganga byabayobeye. Ati none se ndaco batakoze umwana yapfuye mu nyurabwenge zacu. Ati uzi kwa kakanya bari kudusezerera ngo dutahe ku mwana yakize. no kwijyana Umwana yakize.
nanjye ati subiramo numve. Ati umwana yakize kana hano kano kanya turukwerekeza gusaba gutanga badufagitira amafaranga bakoresheje tuyatange dutahe. Kumana biracyashoboka, kumana biracyashoboka. Ndagira ngo ndangarize abantu bari mu bukode, ndagira ngo ndangarize abantu babahaye imitation, ndagira ngo ndangarize abantu bahaye priave, abantu basezereye ku kazi, abantu byanze, ndababwira ko kumana bigishoboka. Kumana biracyashoboka, kumana biracyashoboka. Imana ishimwe cyane, Imana ishimwe cyane. Shote z'Imana kandi shote za Yesu. Ndagira ngo nongera mbahaye amakuru. Mana twegere kandi tindane natwe. Kubwo mugambe w'Imana imbeba irara mu nzu, inga ikarara hanze. Kubwo mugambe w'Imana. David, kubwo mugambe w'Imana imbeba irara mu nzu, inka ikarara hanze. None igifite agaciro ni igiki? No arembeba yaraye mu nzu ikararana n'abantu, are n'inka yaraye hanze. Hergiyo igifite agaciro ni ikihe? Muzima twebwe tuba mu mazu nuko Imana turemanya agaciro. Ntabwo turi inyeshyamba, ntabwo turi nyakibara, ntabwo tugomba kuba hanze. None kubwo mugambe w'Imana David, kare kubwo mugambe w'Imana imbeba iba mu nzu ikabana n'abantu, ariko inga ikaba heryo mu rwuri. Mana nishimwe cyane, Mana nihabwe cyubahiro. Haleluya. Kubwo mugambe w'iki nawe ndaguha amakuru ngo komera. Kubwo mugambe w'Imana buzacya kandi bwongere buke, kandi bwongere buke, kandi bwongere buke. Buzacya n'umwaka umare n'uwundi umare, uzasaza neza, uzasaza neza. Kubwo mugambe w'Imana, kubwo mugambe w'iki, kubwo mugambe w'Imana. Haleluya, haleluya. Wikwiheba, wikwiheba, wikwiheba. Kumana bira cyashoboka. Mana ishimwe cyane, kumana bira cyashoboka. Ntabwo nzi meso uhagazemo, ntabwo nzi biuhagazemo, ntabwo nzi bere kukugora. Mana nihabwe icyubahiro kandi inshuti z'Imana kandi yemwe abantu turi gusengana namwe baduteze amatwi. Eye Mana ije komora. Haleluya. Eye Mana ije komora, irabanza ikareba igikomere wakomeretse, ikakomora ibingana n'igikomere wakomeretse. Tuvuge ngo amen. Ko mashuti yanjye, Imana niza gukomora, Imana niza guhanagura amarira. Izareba amarira warizo kwangana. None nizane besobezo. Haleluya. Nawe urumva uko bizaba bingana. Mana twegere. Amen. Kuko abarira amarira make nabo bazahozwa bukeya, abakomeretse bukeya nabo bazatabarwa bukeya. Mana ishimwe cyane. Amen. Ndahamakura bari kurira, Yego. ndakomeza abababaye. Yego. Imana niza gutabara. Haleluya. Amen. Namwe zabatabare bengana nguko mwababaye. Amen. Mana nihabwe icyubahiro, Mana nishirwa hejuru. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuko kumana bira cyashoboka. Reka dusenge Imana dusoze. Mana begere kandi tindane namwe, munyegere dusenge Imana. Haleluya. Hari cyari kiguciye indege, hari cyari kikunanije, hari ibyo wabanaga bitari kugenda. Kumana bira cyashoboka, kumana bira cyashoboka. Kandi Imana niza gukomora, izakomora ibingana naho wakomeretse. Mana nishimwe cyane, izakomora ibingana naho wakomeretse. Niza kuguhanagura amarira, izaguhanagura cyane kuko nawe warize cyane. Kandi cyo ngondera Imana. Haleluya. Aha amarira yageze ni nane ibyishimo bigera, igikomere cyageze ni naho amashimwe agomba kugera. Dusenge Imana. Mana muri
Mana mucunguzi. Papa. Mana data watwasoraho. Mana yibambe mana ifite ubutware n'ubushobozi. Turi imbere yawe. Turi imbere yawe. Turi imbere yawe. Tubere Imana, tubere umuco. Tubere byerenyura ko kuri Imana isumba byose. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Tubere byose kuko uri gitangaza. Yego papa. Amarira yaba bagabura yazi. Urayazi. Aho bakomeretse kwa bagabura hazi. Urayazi papa. Nyemerera ubane n'abana bawe. Kuri. Tindane nabo, babere Imana, babere umuco, babere byerenyura. Izina ryawe papa. Hubutayo bageze urahazi. Urahazi. Ariko ni nako na Kanani zangana. Urabizi. Izina ryawe nirishigwe hejuru. Byabateye kumwara urabizi. Ariko ibizabatera kwishima nabyo bizaba byinshi. Ngabana n'abana bawe bafashe muri byose. Ijambo ryawe Mwami mwiza rirema imirimo n'ibitangaza mu bana bawe. Ku bwa data wa twese umwana n'umwuka wera. Amen amen. Haleluya. Haleluya. Amen amen.